ese kambabazi akunda ubona ufite ikihe kibazo kugira ngo kujya mu rukundo nirurambe iminsi 3 gira inama abantu badafite abakunzi reka nkubwire rero hari ibintu tuba twivugisha ngiye umuntu gatari mu rukundo ngabanga ameze neza ngibikisha nago tumeze neza pe reka nkubwesha akoshaka utamu rukundo nibibazo pe mani ngiye mwakurangira ndi mu rukundo nimyigaraguremo nanone nibyangame bivuyemo bya burundu nanone ako mfite best we mujya mukora ibya besto turi mu tw'amaboko kabisa ngiye cyakora ikintu cyonyine majije kubona muri izi heartbreak zose nagize abantu bose bambabaje ubwo yanjye sigara ababire babipe Dami uri isugi yego njyewe ni Nsima Jamila nemeye kuri kamera ko ndi isugi mbiheruka vuba ku muntu wese ntaraha hari niga zakiniye mu kibuga cyawe ariko sha umuntu waragukiniye uramujye mwigaya kabisa erega niba urukundo ari ugutanga nanjye ntago urakajwe n'igize mani ikibazo ababire mushaka ko babaha nonize mwege se barabaha mwahinze barabaha mwakoze iki mbwira nk'impamvu ese twe kuki rero ngambwira nge nawe turakundanye mbwira nk'impamvu yatuma nguha ntabwo ngiye mbwira impamvu yatuma nyima none se usanze naguciye inyuma sibyo asubwo rero ubundi ubinkoze nkapfa iyo ni accident nyine mu kazi ntabwo ari accident a lot is going through me ese Jami meruka uri kuvuga gushaka nyine urashaka kuzana ikibuno kinini ubonye ikibuno cya Marina ese birane nibikira naranyibanye nijoro nkazandira nkabona sinzi byari byego kushareka nguma nimbazo kabisa ateye neza arazi ko ntakibagisha kabona reba aya maguru nta nubwo mwaka uzashira nkiyagenderaho ro kunangana none bazinkize ikibuno kinini iyi mbazo ko nta kintwaye kuri toilette njyayo reka mwifurize kugira ibi byiza cyane uri hirya no hino ku isi aho udukurikirana kuri Leya Entertainment nitwa Leandro n'umugabo aho uri hose ndagushimira ko waramaze gukora subscribe niba warayikoze kandi utarayikora numara kuri iki kino kiganiro uhite uyikora ubundi unasangiza abandi ibi biganiro dukora kuko umunsi ku munsi dugufite byinshi cyane tugomba kugutegurira ndabizi neza ko bizakunyura kandi bizagenda neza cyane umunsi ku munsi mbana na bagenzi banjye harimo Arafat ndetse na Jamila uyu munsi nanone nongeye kugarakana na Jamila bize bite nkana ariko Jamila umva nkwereke bansubize ukumbaza iki washatse umugabo ko wakona kubuze uri kubibona uzi ko nakubuze umva ndagukunda cyane Esko nta mpeta wambaye indeze nkunda ndeyine sheri ese iyo relationship iracyarimo reka nikomeje ku mwami ese kambabazi akunda ubona ufite ikihe kibazo kugira ngo kujya mu rukundo nirurambe iminsi 3 ese ariko naje gusanga ikibazo ufite nicyo kutari serieze none ukabugira n'ubusambo cyane oya ahubwo mba mfite story nyinshi iminsi 3 ziba zashize numva nake ngiye mba ndi kwibaze se none abantu bahura bahamagarana ntabwo mujya murambirwa nise jera ntabwo mvugana kenshi nise twatuvuga iki aya ntabwo cyabura mwana oya ku buryo utavugira nko kuri telefone isaha nayivugana n'umuntu usanzwe ko ntabwo nayivugana na chere wanjye twaba turi kuvuga ikizi aya mwana mani story zirashira mpita nkurambirwa Jamila nese ku buryo nyine hari amasaha yo kuvugira kuri telefone ya nijoro ngo saa 6 z'ijoro ngo urumva ngo abantu batuje urumva nawe ugomba kubutuje ariko naho ntago watuza amagambo ngera ubundi mbona ziko saa 6 z'ijoro ngiye bameze nka saa 9 z'amanywa ubundi ntabwo turi kuvuga rero cyo kwanceceka nsinziriye pe ntasinziriye sinshobora mba niyo ndi njyenyine mu rugo ndiganiriza Jamila nubwo uri kumbeshya ushaka kuba ufite sheri kuko ntabwo ari gutya wari umeze wazanye amabuno dore n'ibisuko n'ibishya yego urumva wambaye amaherena ese uretse ndebe ikindi ako gakoti ni gashya yesu nago Jamila ubu ngubu ufite sheri shareka mubwiza ukuri
ndi kwiyumvamo cyakora ko nenda kumura si uko nako ndi umukobwa sha noneho ibaze yego kushana no bari kunyica pe inde se ukwica kandi ibi naye ngiye kuvuga ibaze urukundo kundi gusa neza arafa ari kwibona baza none mbona sheri ariko shareka nkubwire uyu mwaka barangira ndi mu rukundo sasigaye iminsi ngahe okay none Jamie kamwereke ndashaka kugira ngo ugire inama abantu batari muri relationship nihereyo ngira inama abantu badafite abakunzi reka nkubwire rero hari ibintu tuba twivugisha ngiyo umuntu ndi seriye ngiyo umuntu gatari mu rukundo ngabanga ameze neza ngibukisha nago tumeze neza pe nta mahoro ufite nta mahoro byanye niyo mfite umuntu mparaye nk'ubu nyine uwo mparaye iki cyumweru uri kubona ukuntu ibyishimo mfite ariko ugiye kujya kuri date mu kanya ahubwo turi gutinda ikibazo Jamie yagiye kujyana n'abantu batatu kuri date ngiye kujyana n'umuntu ni umuntu umwe n'imbwa n'imbwa se nawe murajya kuri date mbese ubwo urayibwira iki ni inshuti yanjye iyo mbwa ni inshuti yawe naragenzi ndabona koko urukumva reka nkubwesha ako ushaka utamu urukundo n'ibibazo pe urumva buze amahoro mani ngiye mwakurangira ndi mu rukundo mbyigaraguremo nanone n'ibyangame bivuyemo bya burundu nanone ese ubundi bakwangira iki ubwo bushobozi se barabufite cyangwa ni ubanga shara umuhungu wankatiye uwo muwe muramukubwira ariko yarakubabaje mushara yarambabaje ngo ndeke inshuti zanjye ntabwo byakunda nshuti nese wazishakiye besto nka Nyambona Titi ntabwo ibyo byakunda nese wabonye Nyambona ikibazo besto namushaka ntabwo se unabishobora ibaze nunafite sheri urumva iyo ufite so amugani ngo besto bafite abasheri ntabwo byakunda nese urabona Titi na Nyambo bataryoshye ariko mfite besto we mujya mukora ibya besto turi mu tw'amaboko kabisa hasi hejuru ndamukunda cyane ndagukunda narebe ibora rimenya hasi hejuru ndagukunda cyane sinanabaho udahari oyambwira piku piku ngaho nyumvira nge navuze uturimo tw'amaboko reya mwaka none ngiye kugatamirirayo uturimo tw'amaboko surumva ntabwo uri gusobanura utwari nge ndavuga mukora ibya besto nyine nese ko mutarifotoza nka Nyambona Titi nta nubwo uzatubona cyangwa mu mwaka kugira ngo bashire batababona ngeze mfite sheri niba ufite sheri ufite sheri niyo wundi wambwiye wigeze gusoma sheri wakarakara njye naramusomye njyewe nakubwiye ko namusomye uzi ko naramusoma waramwe ngo ngwabizi yo kwitama kandi gushaka iyo kumva surumva utabagiye kuvangira abandi bana ikibazo ahantu kiba kiri usanga njye nawe nta kintu dukora nta n'ibintu bya nyine ubuzibaza umuntu tuba tunanifotozanya amani ariko ugasanga umubebe ararakaye none se ubwo nka sheri wa Titi mbese ukeka ko sheri wa Titi hari ukuntu bigenza piku piku ntabwo hari abantu baba batagira pe njyewe ari njye ntabwo twatumeze kuri aha tutagira reka reka ese ubu narinde wahenze undi hagati ya Titi na Nyambo twabimenya tugeze mu ntuza muri jigijigi pimpimpi muri ivi na ivi kabisa ntago ibi bintu byo bajya bavuga ngo barebye ngo amasura ngiye cyakora ikintu cyonyine majije kubona muri izi heartbreak zose nagize isomo ry'umwaka muri izi heartbreak zose nagize abantu bose bambabaje ngo yanjye sigara ababire babipe uri kubona ko n'uri kumwe n'abantu wenda muri nko guscrollinga kuri IG ukagwa nko kukijama cye njye nkahita nereka nk'abashuti banyubwira ukuntu ngo iyi niga ngari ya danje bose bitambiraguye ese ubundi mubire mube abaho ibyo bireke njye nyine izo nizo guzanjye ntabwo nkibona keretse nyine mu mufuka bitameze neza oya mani hari abantu baba basa nabi ariko ubundi bavuga ko ngo barabajama basa nabi ngo abazi gahunda yiheze ya jigijigi nari ngiye kuvuga ngo bimbaze ubundi nabikubaza oya uri kumva impamvu ngo banza ubwira bikubaze cyangwa se bikubaze wimbaza ko wakora nakubwira ati ntabwo ndakora jigijigi sindaguha nese nawe ugiye kumera nta kwasa ngo nawe uri isugi shanjye ntabwo nawe
mwami Yesu. Jami uri isugi Yego. ya gahunda yacu njyewe ni Nsima Jamila. Ni Nsima Jamila. Nemeye kuri kamera ko ndi isugi mbiheruka vuba ku muntu wese ntaraha. uhaye bangahe nshuti? Ibyo tubireke. Nuvuga ngo uri isugi ku muntu utaraha. None se niba ntaraguha ntabwo ubizi narabikoze cyangwa ntarabikoze, ntabwo wabimenya. Niba hari n'umuntu muziranye nahaye urabyumva nyine sindaguha. Ubu hari iniga zakiniye mu kibuga cyawe ariko sha umuntu waragukiniye mujye mwigaya kabisa. arakabyizi mwakoze rikagenda neza. Ntako nakoze. Uzi ko mbivuze ugahita ubabarasha. Biba bibabaje ariko mwana guta igihe ntabwo ari byiza. Igihe ni amafaranga. Jami gusa uko wise ubabara mbise bibona. Imbaraga nshuti yanjye, imbaraga akuka. Ariko Jami nk'ubu iyo uri kugenda mu muhanda ukabona nka couple ziri kugenda nyine bishimye bameranye fresh, ubona bagenda baseka, urumva uri gutekereza iki? Mani ndabikunda birabibora. Ngiye nkunda kubona abantu bari mu rukundo mbona bisa neza nyine. Mani ndabikunda cyane, ahubwo nyine abo ntakunda hari abantu babikabye. Ejo bundi esame ko nagira ubavu. Ugira ubavu? Jami ntabwo wabinkora. Yes, wa gatandatu nagira ubavu. Mbona couple we reba uri gusohoka Serena gutya tutu abantu babiri bicaye bateranye imigongo bahaye umwana batazi telefone ngo kora muri ako kantu k'akazeru. Mani nabonye ari byiza tu. Nabonye wese mu rukundo. Oya nabonye uri kumva abantu mani bishimiye simple life. Hari ahabora hari abakameramani aza akakubwira ndagufotora urampaya naye, ariko bo mani barishimye. Ibintu biri very simple. Baricaye hasi banze kujya ku mazi cyangwa wenda arono wenda nta mafaranga bafite cyangwa iki, ariko mu rukundo rwabo mu bushobozi buke bicaye hasi mu muhanda bateranye umugongo bahaye umwana batazi bambaye agakabutura uvuye mu mazi ngo kora muri ako kazeru udufotora. Mvuga ukuntu ibyo bintu birenze. Utabikumbuye Jami? Ese wavuye utifotoje? Njye nawe ntifotoje se. Cyangwa yari ya trip iri private? Very yari very private. None se Jami nk'ubu wakwemera ko ugira umutipe mushobora kuba mukora gahunda zawe nyine zose ariko mudakundana? Gahunda zanjye zose zihese nshuti. Ubwo n'umu besto urumva? Ariko nyine ba besto nawe urabyumva nyine bari sarabyita gute? Mbere na mbere ntago nge nagira besto. Kubera ikizi? Yandizi n'umutima wanjye rwose. Ako besto kugira besto nizo wagize besto ahubwo ntago bya nahita nkukunda man. Nahita nkukunda kandi nge nkunda nk'abasazi. Kuniga yanjye nanakwica bro. Nta rukundo ugira mwana. Kuniga yanjye nta rukundo ugira Dami nta sheri. Nta rukundo ugira mwana ugereka kubera kuniga yanjye nyine impamvu bivuga nyine ibaza nyine ukundi nakwica pe. Saza nkunze ngaragura bigenda. Cyazi nkunze ndarira. Ibaze kuvuga ngo muramvuga ngo muranse kuzubonye ndi mu rukundo. Uba bakagori. Murandira mwana we. Uba wagira ngo. Shana nubwo mbekumbuye ndisuriye. Oyeze. Siko abakobwa b'ikigali mwese mwamaze mwarakaye mwana. Ntago mushaka abantu babatereta niba anabaterese ubushaka guha amafaranga ntisibwo bizagenda. Akoreye reka tugaruke kuri icyo. Rekeraho. Urukundo ni ugutanga. Oya habanza urukundo. Hagakurikiyeho jigijigi. Habanza igisobanuro cy'urukundo. Igisobanuro cy'urukundo? Yego. Erega niba urukundo ari ugutanga nanjye ntago. Ahubwo ako kantu nisaba. Ariko man
hari kanceceke wenda kwifata neza kanye utangiye kwifata ndarakaye cyane urakajwe n'igisi kandi ndarakaye bro urakajwe n'igisi mani ikibazo ababire mushaka ko babaha none izi mwege se barabaha mwahinze barabaha mwakoze iki mbwira nk'impamvu nese twe kukimudo rero ngambwira nge nawe turakundanye mbwira nk'impamvu yatuma nguha ntabwo ngiye mbwira impamvu yatuma unyima ahubwo se ndaguhera iki ahubwo se ngiye ndaguhera do you really deserve kuba naguha none ndaguha se wakoze niba dukunda se urumva none se usanze naguciye inyuma sibyo asubwo rero ubundi ubwo ubinkoze nkapfa koko ubinkoze nkapfa savuga nyine ubundi abantu umuntu arabima ukavuga ngo yanyimye ngo agira ngo ubugugu ngo ni umwana mubi nkuhaye nkakugwaho iyo ni accident nyine mu kazi ntabwo ari accident ni accident mu kazi mwana ngewe nk'ubu tuvugana ndi kuba mfite umwuka muke pe oh yes uramutse uhaye umujama agahita uhwera hari umubire ngo kwirebera ngo yazamukanye ngo umukobwa ngo Nyabugogo mu gitondo asanga byarangiye oh yes mwebwe nta nubwo mujya mwinabitekereza mana noneho umugora ese Jamaica nkwereke niba n'urugero ngewe wenda ngukoreshereza imisatsi gwenda nkagufacilitatinga muri transport we nibereho nishyura wenda n'iyo nzu n'ibiki byose uwo muntu arihe rero mumpe nese urumva wanyima wowe mumpe uzabaze okay ndabikora umva amanimero ze ndamwihamagarira ntabwo ari ngombwa ko ntangamo pasi ndayitangamo reka arafata singura ari hariya urumva byose atabikora arafata nazamukubita arafata dukundanye pe urabizi ko wabishobora arafata nazamukubita mamona arafata ameze ubwo yamuhitaga inkoni ya Mose arafata mamona ameze nk'ikibebe ukuntu aba yigiye arafata ubwo umujama wese urumva ubusura nta arafata ari umwana urumva atagira ariko subizi arafata tugire umva reka tubane tujya kugira ndagaruka mu kanya izajya nk'ubu ukundanye n'umujama kubacako ushaka kujya gute kari gato urumva ushaka kurigata agashashi ko kari karyoshye pe mana we meze nabi yes mw'abantu mwe gukorera ikiganiro na Jamila ni ukuri gusha ndikumva nazi ukuntu meze pe a lot is going through me ese Jamila meruka uri kuvuga ngo nyine urashaka kuzana ikibuno kinini ubonye ikibuno cya Marina ese birane ni ibikira naranyibanye nijoro nkazandira nkabona sinzi byari byo yego kushareka nguma nimbazo kabisa ateye neza deya iyi mbazo yanjye uzayireba kugeza igihe papi ariko mani kubera ko abantu benshi bari kugira zira boro nta no guzikira ariko Marina ngo ateye neza ari yazi ko ntakibagisha ariko arimo nakizunguza ari yazi ko ntakibagisha kabona reba aya maguru nta nubwo umwaka uzashira nkiyagenderaho ro kuntu angana none baze nkize ikibuno kinini abantu bikururira ibibazo pe avuze ngo nambaraga mu maguru reba ukuntu akaguru kangana reba ukuntu kananutse uragafata ukagafata gutya ibaze nkizeho ikibuno iyi mbazo ko nta kintwaye kuri toilette njyayo sinicaye maze amasaha angahe nicaye uburyo kuri takwifuza gutera nkanuza nka Yorosa uzukuna ego nka Yoro n'igiteye neza uzukuna kakaboro mani karenze akabuno gato zuburyo koroshye nese kuki utakwibagisha Jamila nukube kise nakibagisha nese nk'ubu ufite amabere manini cyane ndayafite manini akabije oya akabije ntabwo wayibagisha rero angereka nkubwire hari ibintu njya nshimira Imana ntago mvuze n'abo abantu bibaga buri muntu wese agira uburenganzira bwe gukora ibyo ashaka umubiri n'uwawe amafaranga n'ayawe njye nta n'ubushobozi mfite kamvugisha ukuri nawe amafaranga rwose wayama ngo njye kwibagisha nayarye hagize nk'umujama bati ngiye Jamila ngiye kugukoreshereza plastic surgery nyine ugende ujye kwibagisha dore nganda ngiye kuyatanga nakubwira ati yame cyangwa wawe umuganga nkamubwira ati
sigarana icya kabiri mu ikindi ntago Sure. Leya njye ndanyuzwe rwose suzigera umbona ngo mvuga ngo yiwe ngo n'ukuntu abakobwa benshi ese ubundi ryari icyo kinshanga ni gute abakobwa baba bashaka ikibuno kandi umukobwa akagenda nyine akitira make up byatanje mu maso ukabona nyine yigize umukobwa wa danje nyamara twebwe mwagenda twirira ikibuno ni nkuko nyine n'abajama badakunda ikibuno yego cyane rero Sharia ngereka nkubwiza ukuri niba kibona cyo cyajya kuzatuma mbona umugabo nzagumirwe kabisa nago na Sharia nago nakibagisha tuvuye wenda no kujya kuvuga ngo nta bushobozi mfite nta n'ubushake ntabwo ushaka kuzajya uzunguza ikibuno ku buryo mu rusengero uzajya bati ukunda akaboro kanjye gato kizunguza se karoroshye bro ariko araje arabe ndetse Jami ubona ufite iyihe mipango muri 2025 reka nyikwereke ndarongora kabisa oya kandi urarongora ndarongora ufite amafaranga se uyu mwaka utangira mu kwa mbere wari ufite izihe nta purani nari mfite ntacyo nagezeho nta n'icyo nahombye ndacyari wa wundi nta n'icyo nzahindukaho n'ubu ugiye kuza nta purani mfite Neze Jami byibura mu bintu wateganyaga gukora muri 2024 wabigezeho cyakora reka nkubwire njye nta n'ikintu nateganyaga gukora pe nyine nuko umuntu afata nk'iyi video yakakayipostinga abantu bakagira ngo ahubwo se nateganyaga gukora iki tabize nyine bwire ikintu nateganyaga ni ikintu kimwe nacyo nakigezeho ni igiki ibyo bireke washitubwiye ahubwo ikintu gihari ni kimwe Mana umwaka wa 2024 ejo bundi nibwo nabitekerejeho Mana uyu mwaka nizemo ibintu byinshi sha wize ngwiki uyu mwaka no mwaka nakiriyemo agakiza ikintu cya mbere ngomba no kunsiga mbatijwe hari igihe umwe ugiye gusenga nkumva urimo nambeshye noneho uyu mwaka wanyigishije kumenya izanjye nkakina izanjye ibyo kuvuga ngo runaka ngo yakoze iki ngo nanjye ngomba gukora iki ngo runaka ngo yagiye aha uri kumva ibintu byo kuri social media zabana ngo runaka yakoze iki ngo nanjye ngo yaguze ino kanzu ngo nanjye ndayigurura bizi ariko abakobwa bundi nako bemeza yego uyu mwaka wangishije kumenya izanjye nkakina izanjye no kwimenya nkamenya ibyo ngomba gukora igihe ngomba kubikorera kandi icyo ntashaka si ngomba kugikora ntacyo wagezeho se simpumeka se rero uri kubona abantu bari gupfa ni benshi none se ubu byonyine kuba mpagaze nta kintu nahaye Imana ntago ndi mwiza none se nta n'icyo wasaba Imana uri muri 2025 ni byinshi pe ni byinshi ariko uhereka umugabo sha wowe Mana niba warangeneye ko mumuzamume niba kandi nanone ubona igero ryawe ngiye niryo wazaguha ukora ta umugabo ukora ta yigosha ubwo nawe ubwo unagona cyaza umugabo ntari ibintu byo uvuga mani nkumva ngo murambeshye ubwo washaka umugabo ugona erega yandira ibintu dukunda ibintu mukunda ntago ari byo dukunda ngiye nkunda umugabo ugona none umugabo ukora ta ye sheri nazamfuta Rese n'urugero ubu nkungu usanze wenda agona ariko anacisha hasi ya myuka wa hasi ako ninde udasura twazadora tumanitse udi munza ahantu hose rero urukundo rurihangana da kamwihanganira wenda hari abantu bahumurirwa na boro bakagira ibibazo byo mu mazuru abimuhumuriye cyane akagira ibibazo byo mu mazuru yashakisha ukuntu arekera kuhacisha ko nanjye ntabwo isuzi yo rwose nayihanganira mbona uri mu kwigisha mwana uzi kariya kavido n'agapostinze abantu bose ngo uyu muhungu ngo ntabwo azi umugabo mfite hari wanditse kuri wakomentinze kuri TikTok aravuga ngo uwamuha uwanjye wumva se munyoherereze inshuti niba utamushaka umugabo ugona rero reka mubwire ndananutse imyaka mfite
ntabwo ari mike kandi sinamenye Afite imyaka ingahe? Leya mu kwa mbere nduzi imyaka 24 bro ni myinshi Aracyari mike. ntacyo ariko nyimaze nirarana none bibaza ukuntu ndura uzingo kwirarana mu cyumba uri umwe noneho ukanarana n'umugabo utagona noneho umushakanye at least ukuntu ndura uzingo uraranye n'umuntu agona wumva mu nzu umeze nk'aho muri benshi eganye ndi wa muntu ushaka no gusinzira mu kabari ngiye nkunda urusaku biriseye kuwisha kujya mu kabari ugasinzira nyine ikintu nshatse kukubwira kuno ushaka kuba wenda uri nko mu rugo habaye nk'ikirori ngo bari gucuranga ngo ntabwo ngo wasinzira iruhande rwa bafure kabisa sure ngero umuntu ugona ariko mpfumbata da kandi gate kano kaboro ndekera kwirarira ntabwo byakunda Zuwaje ntakanda afite nise shokora ko ayimaze se ntakanda afite uryo nkahushye umunota umwe ntakanda afite buriya ndabizi se meze nabi pe nambabarirana nese Dami wabonye ibya Jackie n'umugabo we gushaka noneho pe ngo niko zubakwa nese ubundi reka ngo bazibabanaga yari fiancé rero mwambitse fiançailles ba breaking up se byarangiye none se murashaka kubivuga iki ariko ngo yashinje ese Dami washaka umugabo mudakora sex tudakora sex gute nyine gahunda nyine bitameze neza ubwo tujye tugasa bitameze neza tutarayikoraho nyine mukaba mwarashakanye wenda ugasanga wenda reka byite gahunda ntiguhagije ari 1 minute man reka dufate ari 1 minute man ariko na gahunda itaguhagije ntago byakunda akinira mu kibuga cyawe ko yiboneye ntago byakunda erega ibyo ni gahunda zubaka urugo mwana maze na relationship by'imihanda ntibikunda nta nkansi k'urugo hakunjya abantu romana Jackie yavuze ngo yatezaga akajagari mu kibuga cye ushaka wenda kuvuga ngo yego ndabyemeye turashakanye ukabyemera ufite icyo ukurikiye ntago wabikora udafite ikintu ukurikiye yego nta n'umuntu wabyemera umuntu umukiniraho pe sure yego none se uri kumva ibyo niwe bibaho bari gukiniraho Dami turaganira ntabwo ndi kuganira nawe pe nuko uretse yigira umwana mwiza turimo turaganira bari gukiniraho iriya kanzu y'agakingirizo se warayibonye abantu baratinyuka n'izina ry'Imana ibaze ikanzu y'agakingirizo ikoze mu dukingirizo mu buzima bwanjye bwose narayibonye ndaseka ndabana icyakora none se nkuriya muntu ntiyasaze ubundi uri wakoze iriya kanzu nanjye ariko nayambara yirinze umubiri wose ngo yambaye udukingirizo umubiri wose azamara nk'imyaka 100 atararatwita ndabe ko ntabwo nsubije wakomera nyine kubana n'umuntu ntabwo byakunda no mu relationship bisubiramo ntabwo byakunda yes kandi shango mu disingo yanyibaze kugira isugi none ze narabahaye kandi barahari indiga ziba zikaniye ahubwo se kera ababyeyi ngo bajyaga ngo bashakira ngo abana babo ngo abagabo n'abagore ibyo bintu byagiye ushaka urugo babushakira nkara nk'iniga bantamo pe gusa wabyemera shabari indiga yigweje kabisa asundi indiga yigweje bimeze njye sinzi nigweje cyari umva yigweje bimeze gute igweje nagasimba Yesu we umva sogokuruza wanjye yarambwiye mfite amenyo nk'ayisatura Kasongo none ibaze ko yandere yanyeretse kasongo kanambwiye ko ari isatura ariko kera uzi ko umunwa wanjye utabumbaga se none byagenze gute Imana ni nziza warasenze uburiki se reka amafaranga ntakaze gutuma parese nta ikibuno azavuga ntabwo washyiramo apareye yewe ubuse naso iwe ubuse nasoma na gute ikibazo mama wanjye arakiriye ma ibi bintu nta hantu bihuriye nanjye pe aguteze
wanze gukina amaparenga neza ubundi nsomana mama wanjye namusoma nasomanye nande ntaramfata. ese Jamie ukunda relationship iri public ku buryo nyine abantu bamenye ibintu byawe n'umu boyfriend wawe nka kuriya wera dufate umuntu agapropose bakabazi ko ngo Jamie na runaka bakundana reka ubwo se unkwiye ku isoko tugatandukana wari bamaze kureka siko mwagize ubwo ariko cyakora njyewe ndutegereje bino abantu bajya bavuga ngo umuhungu akaba ari we ngupostinga ngibiki ngewe kareka akaba ari njye uzagupostinga mbere kubera izi ngomba kuguhisha rega nkwisha so ndakwerekana iwanyu baranzi iwacu barakuzi ndakwerekana nkandi ahubwo sura bidiza reka nkubwire nakwerekana that is fine ariko sura bidizavinga erega oya no kwinagariye mpamvu nese umuntu ukunda ameze nk'urumogi ahubwo hari abantu mani hari igihe ukundana n'umuntu bazaniga bavuga kanyine izo kuzanye turasohokana mufashe gutya ku buryo n'umuntu amukozeho mwarwana si wabinkorera kuri shere wanjye mubaza ikira nese usanze nka shere ari kuri piku ubu naba naramusanga bro namusanze yaswetinze cyaze wanegawe sha ninde wari hejuru uri imbwa pe ninde wari hejuru reka ari ku kadogi kabisa yaswetinze bro Mana Jamile sinya gukumbura pe ndabizi ko nkumbura kaka katwise njye nyine datangisohokamo sohoka ugende wisezera ndacyavuga noneho ukuntu ibintu byagenze nta kuntu byagenze pe ibintu muri iyi minsi byarakomeye umva ejo ndi naragiye muri Tedemir mbona abantu ngo bari kugura ngo ibintu ngo by'ama Christmas tree niko byari bikiri mu kwa 11 ariko narumiwe njyewe rano sinanabigura ese ntabwo babigura wowe nabikoresha ikizi wabimanika mu rugo shani wari shasimbizi ntabwo nabigura wenda ntabwo nyenda umusirimu n'insirimu kandi nzabikora ariko shabo sinabigura ese ubona ari iki abantu bita abasirimu bakora aho utakora ahubwo se niki nakora uretse Christmas tree ndayambaye string se oya yonyine bana ku mazi oya tari no ku mazi mu muhanda se oya ndihe sanzwe nari abantu gusa tari no ku mazi oya ibyo rero ariko Jamie n'umusazi yanabikora ariko unyishyuye cyakora nabikora da ni nkanga bakwishyura ukabikora shamenje kabisa wowe niba ubishaka reka tuve hano mu kiganiro tubivugane imite mbikorera aha ngaha mu gicumbi none barabashehe banyica bansomera amadoha nkahita mpfa Jamie jya mu mujyi njye mu mujyi se nawe ngiye kuri date hari igiye kuri date ugiye kuri date n'umujama n'imbwa mashaka abantu ngiye kundi kwisetsa no kudemeza abantu mwaribohoye katwisoreze mwakoze kudukurikira Jamie komeza ikiganiro shanye ndi kumva nashaka dusoza pe komeza ikiganiro umva noneho njye nasoje rero focusinga man focusinga ngiye kuvuga kunyishyuza umva se umuntu kukwishyuza ngiye yari umuntu nandi mideli none ejo yarapfuye sha biri seri ariko pe biri seri uzi ko yapfuye man kandi urumva uruhutse ndaruhutse ariko iyo umuntu apfuye ngo muri mu ideni ugomba kwishyura abasigaye asha ni abakire nayo naba ahubwo bazambe umva reka amabwire rero ariya banza tubwire isomo wize muri uyu mwaka uyu mwaka nawizemo ko ari umwaka wambereye umwaka ukomeye cyane mu mibereho yanjye yose ariko ntekereza ko umwaka utaha uzaba umwaka ufite ngiye nkunda kugira imyaka biharwe aba ari imyaka nyine yanjye tu you're getting rich that's my year 2025 kabisa nuko navuga ngo this is my year nageze kukiza nukuri 2025 tega nyine umutwe ugiye gukora ibyo ngiye gukora okay amen ibintu byose ushaka bizakugirirwaho
amen. baragusengera Rwose njyewe ugiye gusezera ariko njye ndacyavuga mbyine vuga mvuga iki kandi kivuga Jamil njye ntabwo n'ukuntu ntesha umutwe soza ikiganiro cyangwa tugende kwanza ikiganiro cyarangiye umva ukuntu byagenze kano gashokora nyine banzaniye kari karenze mwe abantu mwe bakagutereye bakaneriye ariko nakariye rero ngasezera none pe ibihe byiza rero mwakoze mwese aho muri hatandukanye mwese bakunda Leya Entertainment nyagasani abishimire blessings aho muri njye nitwa Leandre niyo mugabo yitwa Jamila ubundi twe tubana mu biganiro bitandukanye byo kuri Leya yitwa Garo murakoze Mani